Yeah. Ubundi ni uku nguko ibintu bimeze. You are not poor, you are just untapped. Ni ukuri ntabwo ndi umukene, ntabwo uri umukene, ahubwo we are untapped. Mu buhe buryo rero? Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibitse muri twebwe, hari ubutunzi cyangwa se values ziri muri twebwe tutari twabasha gukoresha kugira ngo noneho bukurure bwa butunzi bundi dukeneye buri physical bugaragara. Hello everyone, nizere ko mumeze neza, muguwe neza. Nitwa Angelique Uwimana nanone. The channel is Grow Smart with Angelique. Uyu munsi nzanywe no kubaganiriza bisanzwe, ni ikiganiro kiriwe kigufiya ariko kibaha icyizere cyo kubaho. Ahantu rero nakuye kwifuza gukora iyi video nuko ubushize mu minsi yashize na postinze video yitwa how to manage your money using money manager. Umuntu utararebye iyo video yayisubiramo akayireba kuko ni ingirakamaro cyane. Abenshi bambwiye ko yabafashije, mfite feedback. Mwarakoze cyane kuri iyo video, mwarakoze gukoresha iyo app. Hanyuma uwo muntu arambwira ati wowe kabyara we uratwigisha gukoresha amafaranga, uburyo uratwigisha kuyabika, uburyo ukora management yayo, kandi nta nayo dufite, nyine turakennye, nta mafaranga dufite. And I was like no way, humura ibyo bigiye kugenda neza. Niyo mpamvu ubu ngubu ari iyo video ngiye gukora. I'm here to tell you that you are not poor. You are not poor, you're just untapped. And there is the big difference between the two. Being poor, kuba wakwiyita kuri umukene, bisobanuye ko hari resources zimwe na zimwe ubura. It means hari ibintu byinshi ugenda ubura udafite. Ahari se basic needs nazo ufite, ntabwo ubasha kubona uko urya, ntubona uko ujyana abana ku ishuri, kubabonera minervale ni ikibazo, kubabonera ibikoresho ntabwo byoroshye. Ahari se uriyita umukene kwa ko gushyira ibyo kurya ku meza buri munsi ntabwo byoroshye. Ahari se murya rimwe ku munsi. Ahari se ntabwo mwambara neza, cyane nta nubwo mwambara, kwa ko no kwambara neza ni ikindi. Kuko ku bwanjye numva iyo wambaye, akamaro ko kwambara ubundi ntakahe. Akamaro ko kwambara ni uko wambara umwenda ukabasha kukurinda imbeho, ukabasha kukurinda izuba, haba hari nk'udusimba cyangwa se insects ntizibashe kukurya kuko nyine wabashije guprotecting umubiri wawe. Rero kwambara neza ku bwanjye ni ibyo birabaye. Niba ubasha kwambara umwenda ugufubitse, ukurinda imbeho, ukurinda izuba, urinda uruhu rwawe kwangirika, birabaye. Si ngombwa kwambara maybe ibihenze cyane, urwo ni urundi rwego ababigezeho ku chapeau, ariko ndimo ndabwira abakiyita ko ari abakene right now. Hari udafite wenda iyo myenda bikaba biguhangayikishije. So naje uyu munsi rero nje kukubwira ko ntabwo uri umukene. No, you are not poor. Really, you are not. You are not poor, you are just untapped. Kuba untapped rero nari mbasobanuriye poverty icyo ari cyo, icyo twita ubukene hano. Ndabyumva murabisobanukiye kuko urebye around us abantu benshi nyine bafite icyo kibazo. Usanga umuntu yita ngo ni umukene ariko nje kubwira ko utari umukene, niyo nkuru nkuzaniye. Hanyuma kuba rero untapped bisobanuye iki? Kuba untapped ni kwa kundi uba ufite resource, uba ufite ibyo uzi ariko utaramenya kubikoresha. You understand? You have something inside you ariko ntabwo uratangira kubikoresha, biraryamye muri wowe, birasinziriye. So please follow this video. Ni ingirakamaro kuri buri wese wiyita ko ari umukene, wumva ko hari amafaranga abura, wumva ko nyine ndabura amafaranga, ndabura ibi n'ibi, ndabura ibi n'ibi. So I am poor. No, you are not poor. You have so many things inside you bishobora kugufasha kubaho unezerewe, kubaho wishimiye ubuzima. So reka twihute mbereke ukuntu mufite ibintu byinshi muri mwe mushobora gukoresha, mbereke ukuntu ushobora kwanlockinga iyo potential ufite muri wowe, ubwo ibyo bintu ufite muri wowe bikaba byagufasha kubaho neza, none ukaba utiyita umukene, ubasha kwiha ibyo wifuza n'ibyo ukeneye, ubuzima bwawe bukagenda neza. Ntujye kure, kadukomeze.
reminder, you are not poor, you are just untapped. Ndakubwiza ukuri ko ntabwo ukennye, ahubwo ufite impano muri wowe, ufite values nyinshi muri wowe utari wamenya gukoresha kugira ngo zigire icyo zikumarira, zikubyarira umusaruro runaka. Urugero naguha ni nk'uko wagura telefone nshyashya like iPhone, tuwe ko ari iPhone 17 irahenze, ariko mu by'ukuri urayifite ariko ibintu birimo ntabwo ubasha kubikoresha. Iyo telefone bavuga ko nta n'ikibimazi, bimeze nk'aho ari useless. Rero ni nk'uko wagira na laptop ikaba izimije, ifite ibintu imbere bishobora gukoreshwa bikagira icyo bimara, ariko ko izimije ntabwo irimo gukoreshwa, icyo gihe biri useless. Bisobanuye yuko kuba uri untapped bivuze ko udakennye, ahubwo ufite ubutunzi bwinshi, ufite impano nyinshi muri wowe, you have talents, ariko ntabwo uramenya kuzikoramo ngo uzikoreshe, ubikura ukoresha like nyine ugenda ukora muri izo mpano ufite, ugenda uzikoresha zikakuzanira bya bindi uvuga kubura bituma wiyita ko uri umukene. So nabaha urundi rugero rufatika nka Colonel ni uriya nyiririya KFC. Nkeka ko ibaze ko yatangiye gukoresha, yashyizeho KFC ari mu myaka 60 yiwe. Nuva mu myaka yiwe yose 60, uwamubonye mbere yaho yashobora kwibaza ko nta kintu azi, washobora kumunyuraho wenda ukaba utanamubwira bonjour, ukaba utamubwira uti waramutse ute, kubera ko nyine ubona ko nta kintu afite, ubona wagira ngo nta kintu afite. Tufate gutyo nyine, wamureba ukavuga uti wowe uri umukene nta n'ikintu ufite, ariko umurebye uwamubonye icyo gihe ntiyabashaga kureba muri we ko muri we hashobora kuvamo ikintu kinini nka KFC murayizi mwese, nta muntu utarodarenga y'abafiriti cyangwa inkoko, hari ahantu nyine ntamenya nta muntu utarajyayo, ariko urumva afite KFC ifite amashami ahantu henshi. Ntabwo ari cyo nashaka gukora, ntabwo ndi kubamamariza, ahubwo ndashaka kwerekana ko at your age ushobora kuba uri na mukuru ariko ukaba udafite nyine nta kintu urageraho atari uko uri umukene, ahubwo ibintu ufite muri wowe utari wabisohora kugira ngo bitangire bikore. Birumvikana? So you are not poor, you are just untapped. Tugendeye kuri izo ngero rero, mureke turebere hamwe uburyo butatu bwonyine, ntabwo ndi bubarushye, uburyo butatu bwonyine ushobora kwanlokingamo potential yawe, ushobora kwifungura noneho ukifungurira isi ibintu bikurimo, ukabasha kubisohora, ugatangira nawe gukora, ukagira icyo wimarira, ukaba self sufficient. Nimvuga kuba self sufficient, ni ukuri biraryoha kubaho utari umuzigo ku muntu uwo ari we wese, utari umutwaro ku muntu uwo ari we wese, ukaba hari icyo ushobora kwimarira, ahubwo nawe ukagira abandi ugira icyo umarira, mbese ukabaho ufite iby'ingenzi, ibyo ukeneye bikuri hafi, ukabaho utakiyita umukene. Ubwo buryo butatu nibwo tugiye kurebera hamwe. Niba uri mushya hano kuri Grow Smart with Angelique, ndagusabye ukore kuri subscribe, it's free of charge, ntabwo bisaba amafaranga. Ikindi ukande ku kazogera kugira ngo buri gihe cyose ninzashyiraho video ujye umenya ko yahageze. Hanyuma ukore kuri like, kuko iyi nyigisho ni nziza, irahindura mindset y'abantu. Ni ukuri you are not poor, never, ntuzongere no kubivuga, you are just untapped. Mvuga ngo ibintu urifite muri wowe nturatangira kubikoresha, nubikoresha isi izahita itangira kukubona. Mbese nutangira aho kujya wita umukene, ujye utangira kwita buretse ejo muzabona uwo ndiwe. Mbese munyiteke muraje mubone uwo ndiwe, kuko impano ufite muri wowe ni ukuri ni nyinshi kandi zirakomeye, zishobora kugukura ku rwego rumwe ruri hasi zikakujyana ku rwego ruri hejuru. Urahari urimo aribaza ati ariko nje karabeshya kuko aracyatsi, ati ibyo bintu uri kuvuga ubundi bikura he? Impano mfite ni ihe ko ngiye ubundi nakubiswe ndi uwo gupfa? Hari umuntu n'ukuri wibwira ati ngiye nakubiswe nta n'icyo maze, ubundi wenda ikinkwiriye ni no gupfa nkaniyahura bikagira inzira. No, witekereza gutyo kuko normally wumve n'ukuntu byoroshye. Nukuri hari n'urimo aribaza ati ngiye ko nize maye, ati wenda mwe mwarize mufite amashuri cyangwa iki n'iki. Kankubwire, hari impano karemano wavukanye ziri muri wowe uryamanye utarimo kubyaza umusaruro. Hari ibintu wenda kanga urugero ufatika, hari ibintu tujya dukunda kurebaho cyane,
ugahura n'umuntu muziranye uzi wenda n'ababyeyi we, kuko twese twavutse ku babyeyi, dufite papa dufite mama, nyine ushobora kuba utakimufite ariko wabakomotseho, birumvikana ko buri wese afite aho yagiye avuka, sibyo? Noneho ugahura n'umuntu abituye ati Angeli ni ukuri useka nka mama wawe, cyangwa se Angeli ufite imisatsi nk'iya mama wawe, cyangwa se akakubwira ati uzi ko iyo uri kugenda mbona ari papa wawe wigendera, like nyine utuntu nk'utwo. Noneho ukibaza, dukunda kwita kuri ibyo ngibyo bakavuga ngo sha usa na kanaka, uzi ko usa na nyogosenge, like ibyo bintu nyine urumva akenshi muri biology bisobanura ko ari ADN imvuga ngo ni ibintu baba baraguhaye, uba waragiye ukura nyine ku babyeyi bawe aho wakomotse, biri karemano, ntabwo barabihisemo. Niba bakubwiye ngo ugenda nka papa wawe, ntabwo barabihisemo kugenda nka papa wawe, ariko nyine wasanze ubifite. Rero akenshi tureba kuri iyo side, ntiturebe noneho no ku rundi rwego rw'ibyo ngibyo rw'ibi turi kuvugaho bijyanye n'imikorere, ariko akenshi passion z'ababyeyi bacu tuba tuzifite muri twebwe. Ushobora kuba waravutse mu muryango wenda papa wawe ari procureur, cyangwa se papa wawe akora nk'akazi k'ubucuruzi, ari umucuruzi uzwi pe, byaramuhiriye, yari umucuruzi ukomeye. Uzi ko buriya iyo passion, ni ukuvuga ngo kuba yarabaye umucuruzi kandi akaba successful mu bucuruzi, bisobanuye ko ni passion yiwe, ni ibintu yakundaga. Akenshi rero ibintu akunda arabiguha nawe ukabivukana, ukavuga niyo talent yo gucuruza, ukumva urabikunze, ko ni ukuri nta muntu ushobora kuba successful mu kintu atari uko agikunda, ko ibintu udakunda ubikora nabi mu kwezi kumwe ubivuyemo cyangwa amezi abiri, ntabwo ushobora kubirambamo, kuko uba wumva bikubangamiye, uba wumva bikuvunnye, uba wumva ntabwo wabimara mu mwanya. Rero aguha iyo passion, noneho ugasanga nawe nyine mu karimi kawe hari indimi z'abantu bakunda gucuruza bigirira, hari language bagira, ashaka kubwira ukuntu wenda akantu runaka ari keza cyane, kandi ukisanga ko kurakaguze kandi utanabishakaga, bitari biri muri gahunda yawe. Uyo ni language y'abantu bacuruza, none ukisanga nk'ako kantu urakagira, kandi mu by'ukuri ibintu ukora ntabwo harimo gucuruza, wenda nta nubwo ugeze utekereza gucuruza. Rero izo ni impano duhabwa, tuba twibitsemo, tuba dufite muri twebwe, ziri naturel. Nkeka ko arizo talents, nibyo bita talents. Umuntu afite impano, ukumva ngo njye mfite talent yo kuririmba, ngo njye nkunda kuririmba, iyo ndi muri dushe mba ndi kuririmba, iyo ngenda mba ndirimba, iyo ndahantu numva indirimbo ije muri njyewe, cyangwa ubwo ati iyo mbabaye kuririmba nibyo binduhura. Izo ziba ari talents. Ubaririje neza, ushobora gusanga ahantu bikomora aho wavutse, ku bantu uvukaho, ahantu ukomoka. Murimo muranyumva? So katurebe uburyo butatu twihuse bushaka kudufasha unlockinga potential, unlockinga values ziri muri twebwe, noneho bigatangira kutubyarira umusaruro. Uriteguye ntujye kure, kandi bikukore kuri like kugira ngo ikiganiro cyacu kizagere kuri benshi, YouTube ikiri commending kuri benshi. Thank you very much. Niba ugikomeje kureba iyi video, ni ukubera ko wishimiye kumenya uko unlockinga value, ukamenya ibikurimo watangira gukoresha bikuzanira amafaranga, bikuzanira ubutunzi, bituma utongera kwiyita poor, ahubwo nyine ukumva ko uri umukire, kuko koko ni ubutunzi bukomeye. Akantu ka mbere, shaka skill imwe umasteringamo. Look for only one, not 10, not 9, not 8. Ndakwinginze ntizibe n'eshanu, ntizibe n'eshatu, ntizibe n'ebyiri. Okay, tubigire byoroshye. Shaka skill imwe umasteringamo, ube specialist muri yo, kubera ko ni ukuri iyi si abantu bari hano ku isi bashaka aba specialist, bashaka abantu ba mastering ikintu runaka. Look for one skill, uyimasteringemo, uyimenye neza. Ishobora kuba guteka, niba uhisemo kumenya guteka, genda ubyige, ubimasteringe. Handi bavuga ngo ninde uzi guteka hano ku buryo ari wowe uza on the list top 10 mu Rwanda abantu bazi guteka neza, mu Rwanda hose, cyangwa se muri quartier ukari wa mbere uzi guteka. Mastering wenda kuvuga, ushaka kumenya kuvuga,
genda ubyige ubimenye neza ubimastering. Look for only one skill. Ibyo ukunda, niba ukunda kuvuga, genda urebe ukuntu wakwiga kuvuga neza, kuvuga biri professional, hanyuma ubimastering, ube the master of it. Urabyumva nyine, ube specialist muri ibyo, kubera ko umuntu ufite ubumenyi azi neza n'ukuri baramushakisha, ntago ari we ujya gushakisha akazi. N'ukuri kuko hari igihe abantu bakora ati ngiye maze imyaka 5 nshakisha akazi narakabuze. Nyine ukibaza kubera iki nyine yakabuze? Ni ukubera iki se? Kandi abandi barakabona, yewe banabirukaho. Hari abantu bandikirwa babasaba ko bakora akazi runaka, bonyine bagashakishwa. So look for one skill iyo ari yo yose, please. Ibi ntago bireba abantu bize, bakosore gatoya, ntago bireba umuntu wize gusa. Ushobora kwiga nyine amashuri ubundi nta nubwo arangira. Nyine reba akantu ukunda gukora, wenda uvuga uti nyamara iyo ndi mu rugo nkateka abantu bayishimira ibiryo natetse, baravuga ati mfite akaboko ko guteka. Hari abantu nyine bakubwira ati umva ufite impano yo guteka, ibyo watetse biraturyohera. Ako kantu gahereho uvuga uti noneho ni gute nabigira, nyine nabushyira ku yindi level iri hejuru yayo, ni gute nabizamura cyane. Shaka abantu bigisha guteka, urebe ahantu muri hoteli ikomeye ujye ukorayo, nyine ubanze ubyige ubimenye, ushake internship, ujye mu mahoteli akomeye cyangwa mu marestaurant akomeye, ugende ukomangeyo, ubasabe, utangire ukore practice, ubakorere ku buntu. Ndakubwiza ukuri, nibabona kubizi cyane bo ubwabo bazagupfukamira, bazakwinginga kuko ati please waretse tukaguha akazi, tubabarira udukorere. Kuko ibintu ukora nyine biri distinct, bitandukanye cyane, uteka ku buryo butandukanye ubw'abandi bose batekamo. Look for any skill. Nivuga any skill, harimo ubwo guteka, harimo kuvuga, harimo n'ibi bya technology tuba turimo. Umva, gerageze ube excelling muri byo. Look for only one skill, ntago ari nyinshi ngusabye. Hanyuma numara kuba excellent muri yo, nukuri amafaranga azakwirukira. Amafaranga ziruka kuri iyo skill ufite kugeza aho uzabura aho yakwiza. Ese ukunda bote, ukunda ibintu by'ubwiza, maybe ukunda gusuka ntago ari ibintu byigwa n'abantu bize bafite degrees zikomeye. Fata umwanya wawe ujya ahantu bigisha gusuka, bishobora kugutwara iminsi ngahe se? Okay, ushobora kwiga n'ukwezi kumwe, cyangwa niba shaka bakubwira amezi 6. As long as ubikunda, wenda ukunda kureba umuntu usutse neza ukabona ni byiza, cyangwa se ukaba ukunda gusuka warigeze ubigeragezaho gato ukabona wabishobora, ukabona wabikunda, genda ubyige. Igihe cyose byagutwara ubyige kandi ubimenye neza. Numara kubimenya neza, ugasuka umuntu umwe bikamuryohera, bikaba byiza, uwo muntu umwe azakurangira abandi, bagende baza babe benshi. Noneho ugeraho uvuga uti noneho ibyo gusuka ndabyanze, ngiye gukora salon, ngiye gushinga salon yanjye yo gusuka, nzajya mba ndimo ndi gusukiramo, ariko nanone abantu bankikije nabo ntangire kubigisha bwa bumenyi mfite, ntange training mu gusuka. Gutanga training mu gusuka nangaye bazajya bakwishyura ni menshi, bazatangira kukwishyurira kuri kubigisha gusuka. Kandi nabonye ukuntu bigisha gusuka, nabonye nyine biratangaje, baba bafite ibintu by'ibipupe, ukagenda usuka, uraza uje kwiga gusuka bakaguha igipupe gifite imisatsi, ugatangira ukagisuka, nyiruko kwigisha n'undi agakomeza agakorera amafaranga. Bayicaye aho hafi ari kureba ibyo ukora, ariko still arimo arikorera akazi, arimo arasuka abandi bari bumwishyura amafaranga. Wenda akaza kugira akanya gataguha akakwerekera uko basuka ibiryamye, uko basuka amarasita, uko bagira iki, ariko nyine ubyige ubimastering. Numara kubimasteringa nukuri bizaba binini, uzashinga iyo salon, utangire gutanga training nawe, nyuma abakiriya babe benshi cyane, bavuga ati iyo dukoze mu mutwe nibwo twumva bimeze neza, we ntubabaza. Hari umuntu wishyuza amafaranga menshi mu gusuka kubera ko atababaza, kuko nyine ni passion, ni binakunda. Abazi ko umuntu asuka agomba kumuha urukundo, akabikora ku buryo buri professional, amubwira amagambo meza, akamubwira ati n'uvuba barumbwire wenda ngabanye, bamwirukaho kugeza aho ashaka agatanga gahunda, like siwe ushaka abakiriya, ahubwo abakiriya bamwirukaho kugeza ubwo ashyiraho scheduling,
akajya akubwira ati ukamubwira uti se ko nshaka kwisukisha akabaza ati ryari muri weekend harafashwe keka nuza weekend itaha. Simubizi, ibintu ndi kuvuga ni ukuri, ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Genda umastering skill iyo ariyo yose imwe, singusabye ebyiri. Numara kuyimastering, abantu bazakwirukaho, amafaranga azakwirukaho ari menshi, n'ukuri ntuzabona aho yakwiza. Niba ukiri hano ukaba utarakora subscribe, ndakwinginze ikore, wibuke ukore kuri thumbs up niba utarayikora, kubera ko turifuza ko society turimo iba impacted nyine mu buryo buri positive, abantu bakabaho bari self sufficient, abantu tukabaho dufite aho twabasha kwigeza. Kandi wowe nubona hari aho ubashije kwigeza ukagira n'umuntu umufasha, niyo yaba ari umwe nawe akazamuka, ni ukuri iyi si uyihinduye nziza, sibyo? Tubeho ku isi itarimo poverty, byaba ari byiza cyane. Ngaho reka turebe ubundi buryo bwa kabiri wakoresha kugira ngo unlocking ya value. Turi kureba ukuntu noneho wabasha gukoresha talents ufite, hanyuma ikagukura mu bukene ukajya mu bukire. Murakoze cyane, dukomeze dukurikire ntujye kure. Tumaze kubona uburyo bwa mbere ushobora unlockinga values ziri muri wowe, noneho ugatangira gukoresha impano ufite zikakubyarira umusaruro. Tugiye kureba uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri rero ni ubuhe? Don't just wait. Don't wait until you get ready. Hari umuntu ukubwira uti ndacyabipanga nyine, ngo reka nzabanze, ngo reka mbanze nyine mbere ready, mbanze nitegure. No. Ready is a myth. Ready nta narimwe uzisanga uri ready pe, ndakubwiza ukuri. Oya, ni ukuri nta narimwe uzisanga nyine noneho ngo uriteguye bya danje. Kureka ngo nzabanze mbona ahantu nkorera, ngo nyine ngo ndakishakisha mbone ngo ahantu ho gukorera, ngo bisaba ngo kuba ari ahantu ngo hari urujya n'uruza rw'abantu ngo benshi, ngo naho ubundi rega ngo ntabwo byakunda. No, ibyo bintu ntibizigera bibaho, ntabwo bishoboka. Being ready ntabwo bishoboka. Icyo ukeneye gusa ni courage. You only need courage. You don't even need confidence. Ntabwo ukeneye kuba ntukeneye kuba self confident kugira ngo utangire ikintu runaka. You only need courage. Ni ukuri ukeneye gusa umurava wo kubyuka mu gitondo kare ukavuga uti uyu munsi ndiyemeje, dore aho nahereye nitwikiriye, aho nahereye nirirwa mu rugo ndi gukora ubusa. Nduzi ko ari ugukora ubusa. Buri rugo rufite, I am sorry simvuze ko abantu birirwa mu rugo birirwa bakora ubusa, oya. Buri rugo ariko rugira structure yarwo nyine, uburyo ruba ruteyemo. Nshaka kuvuga ni wenda nirirwa mu rugo, tuvuge ndi umwana urangije secondaire, ndangije kwiga secondaire, ariko nirirwa mu rugo, kandi mu rugo haba umukozi ushinzwe akazi ko mu rugo. Let me tell you, uwo mukozi ahemberwa nyine ako kazi, sibyo? Ariko wowe ukumva wakwirirwana nawe ngo ndamufasha gukoropa, ndamufasha koza ibirahure. Nibyo ni byiza, ni ukuri ni byiza, uraza gusasa neza, uraza no guteka ababyeyi bishime mu gihe bari butahe. Ariko se nyuma yaho uzamara umwaka, umara 2, umara 3 ugitegereje kuba ready for something. Ibyo uri gukora hari abandi bakaba bari kubikora. Fata umunsi umwe uvuga uti reka mbyuke ngende njye kureba hanze bimeze bite. Ese ntabwo ni hehe ubundi ko nize ko mfite skill wenda y'ubudozi, ni gute mu mujyi badodera abantu? Genda uhagarara ahantu badodera, usanga umuntu udoda wenda umbwira uti njye rero umwibwire, kuko nugenda nk'umuntu utari professional ntabwo bazakwakira. Umubwira uti njyewe ndi kanaka, nize kudoda, nzi gukora style runaka zimeze gutya, ese nagufasha mu minota 30 se ngufashe kudoda. Niba ugiye muri pause se ntacyo wajyayo nkagusigariraho ukakora for free, ugatangira kumukorera for free. Nabona uri gukora neza cyane, un certain weekend uzagwamaga bwa ati njyewe kuwa gatandatu sinjya nkora, ngwino nkutize imashini utangire ukore. Ni nka byindi bya motari batizanya amamoto, simubizi ngo nukurobesha nyine. Genda wirekane ibyuzi bisohore, utangire ubikoreshe gake gake.
you will never get ready for sure. Ahubwo birasaba courage yo guhaguruka ngo uvuge uti none ndagiye ngomba gukora. Hari imbaraga ziri mu gusohoka kuva mu rugo ukajya ahandi, ukajya kureba hanze ukuntu bimeze. Opportunities ntabwo zizagusanga mu buriri bw'iwanyu cyangwa muri salo y'iwanyu uri kureba televiziyo. Haguruka ugende wihansenye, ugende usure kampani runaka, ubibwire uti ngiye buriya rero nzi gukora ibi n'ibi kandi nabafasha. It's okay, genda ukomangeyo, genda ukomange. Ntacyo hamwe bazakwangira, aha kabiri bakwangire, aha gatatu bakwangire, aha kandi bakwemerere. Ntuzacike intege habe na rimwe mu buzima. Noneho ikindi kintu gikomeye kuri ino si, ukwiriye kuba uzi indimi, like maybe umenye nibura Icyongereza, umenye Igifaransa, umenye Ikinyarwanda neza, nibura izi ndimi 3 aha zagufasha. Nugenda ugakomanga kuri ofisi y'umuntu nakubwira ngo hi, good morning, how can I help you, nubura icyo usubiza. Nibura uhita umusubiza mukomerezeho. Hari igihe service uzaba utanga zitangwa mu Cyongereza, none se n'ubu utakizizagenda gute? This is the time for you to learn. Fata umwanya noneho cya Cyongereza ukige, ukimasteringe, umenye ko ucyumva, ubasha kuvugana n'abantu. Noneho nubasha kuvugana n'abantu uzaba noneho ufite niyo confidence utegereje, ubashe kubaho, sibyo? Never wait for the time to be ready. Ahubwo time is now. Haguruka, genda, nta kintu bitwaye, n'ukuri. Wirinde wenda gutaha amajoro cyane kuko wenda utaha iwanyu, ariko amasaha y'akazi ubwo uti saa 11 ndaba ntacyo nkuko n'abandi bava mu kazi, ngende mu rugo ndaba hari experience wenda imwe nafasha. Kuko iyo usohotse nibwo ubona ibibura hanze, sibyo? Nkivuga ibibura, uburyo bwa gatatu nibwo ngiye kubagezaho. Ntucike intege, ukomeze urebe video kugeza irangiye kuko uburyo bwa gatatu nibwo cyane bukoreshwa, nibwo bukoreshwa cyane muri no monde turimo. Let's get into it. Dore rero uburyo bwa gatatu ushobora kwanlockingamo potentials kurimo, ukamenya gukoresha za value noneho zikakuzanira amafaranga, imitungo, wealth, kuko tugiye ku building a wealth kuri Grow Smart with Angelique. So uburyo bwa gatatu ushobora gukoresha ni ugukemura ibibazo by'abantu, like baho uzi ibibazo abantu bafite muri iyi minsi, sibyo? Niba utuye muri quartier runaka, menya ni ibiki bari gucomplainingaho.